neza ko hari nk'inkuru wenda nawe uhimba ubwawe ku giti cyawe. Njye sinjya mpimba, ni wowe uhimba. Ntukumve ko abantu bose bahimba nk'uko uhimba. Njye simpimba. So nuvuga ngo iriya nkuru ni y'ukuri. Inkuru imeze ite? Iyo y'abagabo 12 bagusambanyirije cyane. Uriya ntabwo ari njyewe. Vugana na Jackie w'uyu munsi, vugana na Jackie w'uyu uri kuvuga. Nashaka kukubaza ngo ni ibijyanye byo byari ukuri cyangwa winkuritisha iyo nkota wangu. Winkuritisha iyo nkota. Ndi kukubaza byari ibijyanye byose wenda. Nakubazaga byari ibijyanye cyangwa warabeshyaga. Wikiri igiti gisebe bro. Uretse ko wabivuze kugira ngo uzafashwe nyine abantu bakugira inama banakwereka uburyo ushobora kuba warwanya. Ushobora mbonye kandi ndundi muntu uyu munsi mwarakoze. Uretse ko nta guhinduka kwagaragaye. Kuri wowe ubona ko nta guhinduka guhari, ariko guhinduka ko kurahari cyane. Uko nyuma none se wabibona gute? Uko nyuma yo gukira amarozi bakoherereje nabwo kandi amarozi narumvise yewe niba ari ukubeshya niba atari uko ndasimbizi nagiye numva abantu bavuga ngo biriya bintu wabitererejwe n'abantu bagiye usambanyiriza abagabo. No kuvuga ngo rero nyuma yaho n'ubundi nabwo wese ukora amakosa agiye ahambaye nawe uzarogwe wumve shu. None se Jackie ikiri kintu umva bakorogera ni nawe umubiri ushaka kubona nawe umubiri uzakura. Nta mafaranga ufite, nta discipline ugira umeze nkanjye. Ntabwo umeze nkawe pe. Reka ndakwihakana. Mutapiga screen. Jay. Ntabwo tumeze kimwe rwose Jay. Ndakwihakanye. Jay reka ndababwire urimo kumva. Ntabwo ngiye godifata unyumve neza cyane sibyo? Bro ntabwo ngewe nashatse kujya urabizi kandi. Inkuru zatuma abantu bakubita bakuzura ni nyinshi zaza. Sibyo bimeze? Abantu bakunda itikuse haro natiku turimo. Ariko dore ngizo barimo ariko we cyakoza ngo iyo nayiyoberaho ko ariko godifasa wambabariye yawe wambabariye kwe godifasa je yo ntare ubanza rigiye kujya iwanjye pe. Ndimo ndaganira na Jackie akuse mwambabariye kwe. Okay, it's okay. Jackie ratanyibwirira nso iyo big screen nibo ntabwo ari yawe uri ku 35 undi ari ku 115. Baragenda bankanda abantu mushaka ko inkomeza kuganira na Jackie ngaho ganira mu kadirishya none mumbabarire mu nkande wose barimo baratwaka umwanya wabo mumbabarire mu nkande wo barimo baratwaka umwanya wabo ngo turi kuramba umwanya mumbabarire kabisa tuganire nibwire ndi gufata mu hari ibintu uri kuzana bitari sawa byo bintu ushaka babyihorera none mo turaganira iri baho ngaho kabisa kundombesha iyo nkota nabyo nyeneye. Jewe reka zakubwire Jay mureke tujye mu makweni bro muri ibyo bintu mani tujye mu makweni rata reka nkubwire Jay ibintu by'ibigano n'uyu mukobwa uzambwire nkuzanire Jackie umbwire ati abantu barashaka ko dukomeza kuganira barya barira kumari na zabo izo ngegera nawe Facebook Jackie Jay reka nkubwire urukunyumva ibi bintu urimo kunkoresha ntabwo ari ibyo ndagusobanurira impamvu. Ibi bintu ngo byo gushimisha izi kosho de la fore abahamba badashobora gutapinga screen. I don't give a fuck about that bro. Abahungu banje bandwanira bahaye musumba zose umva mwabatindimwe kumani na zeno muzategereza gasukaze kuri pano ye. Jackie ufite iminota ni utarajya ku 15 ndakumanura nzana umuntu ufite iminota tukomeze kwigenda n'amafaranga mu mbane muri ibyo bintu mfata mu Jay nta na kimwe nakubwiye nshatse kuzana reka ze nkubwire ukuri aya masa nshatse kuzana content tubantu bakubita bakuzura mfite content mukabati ziruzuye nta kintu mbwira we na Jackie izina ry'Imana kitaba mu nkande y'abasheri mu nkande y'orata reka mubaze nimbwira ko byinjiza kora challenge iyo mihirimbiri yawe imugeze ku 15 nora ni wa muhanzi banze bangezeho abone kumba cyamba Jay niba bashaka kugira ngo bakomeze niba mugeze kuri 15k bareke umwanya muganire mubagane. Without that nta kintu mfata mu nta kintu mfata Jackie mbere yuko muganira mugeze kuri 15k mahereze Paulo Ceceko Jackie nta kintu kirimo dore bari kukana kanu kabara rimwe uramugumuye godifasa nguye ari hano nakubwiye wavuze ko abantu bamukeneye mukane mu 15 mureke muganire nta kintu kirimo Jay ibiboro nta kintu kirimo nari twanganije bageze kuri 40 Jackie niyo ntabwo barabikugezaho hehe se kandi twavuye mu makweni bamuze ibintu muri ibyo biboro baragoreza dore nko kaboro baguhaye kabara 12 Jay ako kabara 12 ntabwo bari guhinduka so twagiye Jay fata iminota 2 geza uyu mukobwa ku 15 ndamutinga muganire birabisubize ariko ko batamukanda Jackie fungura mic yawe fungura mic Jackie
babanze bankandeho. Reka maze dukine MC. Jackie gafite ubuhamya bunini cyane ngo yasamanyijwe n'abagabo 12 icyarimwe. Ibyo bintu ntabwo ari ngombwa, reka dukuruguta amakoyine. Ariko Yese ndi nyoko rushingiye kuri so agiswera. Ngo yasamanyijwe n'abagabo kiperi. mu miti. Ngo kiperi 12. Ibintu bizabaye. Ipariraza kuba amahoro. Ngibyo bita kiperi. Ipariraza kuba amahoro. Ariko abantu Harimo n'iyaso ariko harimo n'iyaso. Viera afite Harimo n'iyaso. Oya harimo n'iyaso. Viera afite n'interwa yagiye. Ako mwambare mukankanda umwana, mwambare mukankanda ugiye iyi mibare ntabwo ndimo ndayikunda. Iyi mibare sindimo ndayikunda rwose. Toni mukomeze mukora utuntu, Ejo nzaba mfite live n'umuntu bita Wilson azatubwira ukuri ku ifunga rya Semuhungu nuko byagenze. Ndabizi ko bikora byo kubyangana kumva mbere kuko biravuga ko ari wamugambaniye, ejo tugomba kubishyiraho umucyo. Ese nibyo. You like zabasanga yuko ngomba kuza Wilson nkamuca. Nzakubara. Eva wanjye yahageze sha. Yahageze uro n'urukundo nsigaye nkunda ngaho nakurenze gisa uje muri big screen gazi twagiye mutapinga screen urukundo nsigaye nkunda Eva sha ngaho abakunzi ba Jackie ni mukare kuri Jackie twende batatu kuri Jackie yarwakera Jackie ni umuntu ngiye ufite ubushobozi bwo kuba namuzura kansure mabere yanyoko akigwa ryo ariko se wavanye ibikigerageze mfongegera ababyeyi Jackie naho shimani no Jackie waretse ababyeyi bagukandeho icyo ni ikintu namubwiye kandi byihorengeye ntago naje hano mu makoyini ariko se waretse kuzana nk'ababyeyi ariko se ntabwo bankandeho cyangwa babyihorere yaro naje mu makoyini ngiye hano ubishyiramo y'injari ntuzane nk'ababyeyi nagusubiza sheribe Jackie ntuzane nk'ababyeyi kandi urakare afite trauma ngo y'abagabo bamwuririyeho icyarimwe Roma ni nyoko sha Roma ni nyoko icyo bita kiperi Roma ni nyoko watwaye umugabo murumuna wa nyoko akigwa ryo utazanamenye se muri hano bazana nk'ababyeyi mwebwe ngo bamusambanyije kiperi 12 ariko harimo n'iyaso muri izo ngizo zanyinjira harimo n'iyaso ubuhamya Jackie butanga datembo oya harimo n'iyaso ku buryo uza gukina muri background yanjye geraho ntakiri ikintu wapfungisha umuntu usibye kuza umukina muri background yiwe ntakiri ikintu oya ntakiri ikintu wakubitisha umuntu usibye kuza muri background yiwe ati barakunguse mu buryo bukomeye ngo tamare yanyu Thank you, my sissy boss lady. Thank you so much. Ati bina abagabo 12 bakoze icyarimwe rwose harimo n'iyaso oya n'iyaso irimo Thank you, Tony. Thank you. yari kuryoha iyo hataza nk'ababyeyi ariko bari kumbangamira ababyeyi mwese bakijyana kwifunze byari sawa nakugotva uyu mwihorere yego ye iyi ni ingayi bro ingayi ni wowe Osi meruka mara kuranye ikiganiro muri inshuti ingayi ni wowe boro ingayi ni wowe meruka muri inshuti bro Godfa njye nabo njya mbifite n'ibigori uziko uyu mugore yagiye kuri Ruza yagiye kuri channel bita ngo Max bro ndi mu ndege ajya kuri channel bita ngo ni Max TV bro naramuhesheje amafaranga asharwaye cyagiye gaheshwa rubi ubyihorera se oyewe man witonze Godfa reka nkubwire man baravuga ngo banzu nyumve Godfa najya mujye mureka mbanze mvuge ni mukashaka yuko kunigana ijambo none se ko yarazamuye point bareka witonze arimo arisobanuramo ibiki reka mbanze najye mvuge baravuga ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga ikw'ibumoso ni kukabimenye urumva ibyo byari ibya kera oya witonze uyu nguri rira mirambi yagaca kuri Jessica no guca ku bandi ariko akabikora urashaka kugira ngo ukw'iburyo kuzatange maze abantu bavuge ngo ntabwo yakuye ni wewe nyine se wabikoze abanyarwanda barankunda bro abanyarwanda barankunda ntabwo bazigera bananyanga n'umunsi urumva njye ntabwo ndinganye bro ntabwo njye ndinganye nyine vuga hanyuma urekera rero yiza kunsindagiramo ibintu nashaka kumva kuko arimo aranyuriramo ibiki kuko arimo aranyurira ariko yibutse ibiki se bijo
Mabara ntumvugiremo gatoya sibyo? Bigiye funga mic yawe. Funga mic yawe. Ntumvugiremo uretse gato. Jack umva nkubwira. Oya ikibuga bakiduharire nje nawe ubu. Uretse gato umunsi ndaguhanura bese. Reka nkubwira n'amagambo kandi nongeye kubwira. Abwirwe rubi, mbwira iki? Jack ko ni mudavugi. Uzapfuhennye ku gasozi. Chawo uzapfuhennye. Isi guhenere. Nago nyazapfa nkawe ngegero ngenzerera. Nago nzapfa nkawe. Nago nzapfa rubi nkawe. Isi discipline nkawe. Umutima wawe. Nago nzapfa nkawe. Wari wumva hari umuntu wanyinjiranye gaje kunkubita nkuko birwa guhondagura wangegeraho. Umutima wawe. Nago nzapfa nkawe. Sinzapfa rubi nkawe wanzererezwe yirirwa yamucana ibihugu ijya gutuka abahisi n'abagenzi. Sinzapfa nkawe wangegeraho. Sinzapfa nkawe wambogowe. Nago nzapfa nkawe. Umutima diaspora inzererezi. Wawitonze ndimo natuka Jess kizo bipangu. Umutima w'uyu Jack ni muwikigusha. Umutima w'uyu Jack ni mutima. Yesa ngiye mfite umutima womeze nk'uw'inyamaswa. Yirirwa ikandamiza abantu. Godva. Uyu Jack yarabyutse mu gitondo bro. Sibyo? Yandagaza umubyeyi bita Tijara. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni ibiki? Tinigeze mwanda ry'Imana bro. Tinigeze mwandagaza. Vuga ibya ku giti cyawe. Vuga ibya ku giti cyawe ukageza n'abandi bantu. Ntukazane n'abandi bantu. Vuga ibya ku giti cyawe. Yese ni wowe ubaho ku mubyeyi Scovia. Yendi wowe ubaho ku mubyeyi Scovia wanjyeho. Ni wowe. Ujyaga uvuga ngo abantu bose ngo nago bizi. Nuze wambaho. Uburetse gato Jack ngiye kuguhereza iminota 3. Uvuge nurangiza ufunge mic yawe. Ntuvugire mu wundi muntu tuganire igipfura. 3 ni mikeya. 3 ni mikeya. Ushaka ingahe? Njyewe nashaka gutikura na Jess kizo turi babiri gutya. No ntabwo bikunda aho ngaho uri birakunda. Kubera cyo gushaka ko buri wese ubereza umwanya. Fata umwanya utange point yorose ko turabasanze kuryo tuzanura. Modify reka nkubwire. Reka basi nkubwire. Njyewe nareka tuganireho. Yego no uretse gatashiri tukuba tumwe nkubwire take your time ntabwo umuntu yavuga ngo muvugire muzibiranye ntatangiye point ngo bikunde ariko uvuga ibiki singo avuga ibiki asubura ko banga utarimo kugira reka vuge umwanya mu challenge niko abantu baganira yego okay ushaka iminota ingahe reka nkubwire Godifa sibyo Jay niba tasunye Nizana abandi bantu Tijara yimuzana kuko nigeze mubahuka n'umunsi icyo nashaka nigeze mubahuka urashaka kuvuga ndetse reka bendera wanje yimuzana hano naze wenyine atazanyemo abandi bantu tubagane boro ega amatwi ngiye kuguha umwanya uvuge mu musirimu beno yigize discipline garakabye umwanya nuwawe ufite iminota 3 let's go banzo hereze Jane mbona ibyo mvuga hereze umwanya ntumuvugiremo Newting umusa ubugiremo ntabwo bikunda ntabwo yabikora arabizi wanje aba discipline ntabwo yabikora alezi kwa isogenda naza banze yumbe kugira ngo azakora ibyo avuga mugani arahari okay so Godfather ukora ibintu byagenze uyu mukobwa urabizi neza ko ajya mara bikabura bitu mu buryo buteye ubwoba bro mu buryo buteye ubwoba bwanyu kuko ara hostinga ukamuhereza na platform akabaga umuvandimwe nk'ababara ngewe Jackie twaririrwanaga mu rugo iwanjye bro uriko twaririrwanaga mu rugo tukirirwana tugasangira amayoga tukagira gute oya uriko n'izina ry'Imana mana noneho umwana w'umukobwa rimwe ngiye kumva numva agiye gukora hari ikiganiro araryoherwa ahita avuga ngo ukuntu ngo nakimwatse iki ndavuga ne wamwatse gishobo ashobora kuba yavuga ngo narakimwatse kandi twirirwana mu rugo mana Jack yari umuntu bamufotoye amafoto yambaye ubusa ndimo ndareba gutya nkireba uri kumva bari amafoto bamufotora iwanjye mu rugo uri kumva ndavuga ni ushobora kujya ngo narakimwatse bro ngiye ukuntu nteye mu buzima bwanjye kugira ngo nzatinyuke kuvuga ngo kimbe bitewe n'ukuntu mba nzi ukuntu nanjye natwitse muri social media mvuga n'ubundi nshobora kucyaka waba nifitiye gato nkabikora nabi bakaza bari ngo nibazaje bakubitisha uri kumva agiye hano mu kiganiro abaravuze ukuntu ngo nakimwa nicyo kintu cyambabarije mu buzima nivuga ni igitsina igitsina akoze komeza amaze kuvuga ngo narakimwatse ubwo noneho n'umuntu twabaga turimo turiganira twenda kwigira mu rukundo dore tujyaramoye niba hari mama watabifanda mukunda arazamuka tujyaramoye niba hari ndamuzamura urakoze cyane noneho nagariwe
nagari bitira ndi bitira niwe none yandike ndahita menya kwa iwe urumva yego noneho numva birandiye Godfather ndavuga ati none ibaze nimba ngeze ku rwego kubwira Jackie ngo name nzashiduka nasambanyije n'imbwa pe urumva mukanda naho urumva no mu rugo nabaga mfite n'imbwa y'imishirwa naho kugira ngo ngewe njye kucyaka Jackie nakemera nkafite imbwa ziri mu rugo ariko kugira ngo bareze bajya ko nzifite imbwa rwose nziza cyane nakemera nkazurira eba ndagenda nayo nikora ikiganiro barinjirije abandi ndabona nayo nikora ikiganiro kigomba kunyinjiriza nanjye nkora ikiganiro ngiye kumusubiza kuri biyembeke ndagenda nkora ikiganiro kumbi aba bahungu kuri YouTube bo babibonyemo isoko urumva baraza babivugaho Jackie barajagaza kumenyera bya hatari ndavuga reka none ugiye mureke burundu ndamureka buriyagira akarimi k'uburyarya shaka rimwe barampamagaye ngo urabona ibikiri biki byararangiye nongera mugirira impuhwe mugarura mu bantu banjye arongera akajyaza tukajya twirirwana n'ibiki byose urumva maze kugenda none nongera kumva n'umubiri yanzamuka bro ndavuga uyu mwana rero ngomba kuzamuhana nihanukiriye nibwo wabonye nyine atangiye kugenda akazamwibutsa ibyo wenyine yivugisha urumva mwibutsa karaga scenario nakunze yaganiriye y'ukuntu abagabo 12 bamuzambanyije akaza kwireturuva nyine bageze ku wa 12 nkagenda mwibutsa nyine utuntu dusenario yagiye yivugirwe nkagenda mwibutsa utuntu dusenario yagiye yivugirwe ku giti cye nyine twagiye tunshimisha ariko none tukananzisa cyane nta kindi kintu nigeze mukubita icyo ngicyo noneho aza kuza kumvaho agenda afata abandi bantu ngewe ku giti cyanjye nubaha abanjye arumva urugero ako bro ibaze Tijara ibyo Tijara ni umuntu w'umubyeyi wacu umuniga urumva umurigenti ariko utagira umuntu yanduranye nawe Tijara yanyohereje ibibora ati se ko jewe ibyo bintu byanyu ntabibamo uri kumva Godfather ari namwe abantu munsi mujya mu hosting uyu mukobwa mwamugiriye inama ngiye kugira inama Jackie yaranzamukanye mu buryo buteye ubwo amaze kunzamukana ndavuga ni umuntu rero nta n'impamvu yo kutajya muhana reka nzagire gute muhana aciye iminsi abafasha undi mubyeyi sha wituriye muri Canada bita Geneti Gisetsa umubyeyi umwana mwiza utagira amatiku n'amagambo menshi nawe baramuriye ngo ni mwene wabo baramuriye ngo umereze umwanya nanjye mvuge ngo yanze ariko se watuje kuri gusaba kwihanganye kuri buze kuvuga uwo mubyeyi ngo yanze kumusubiza ngo niyo mpamvu gamubaga ngo ibiki n'ibiki none ndagaruka ndamuga ndetse uwo bantu bose uzajya babaga kuko batagwaye attention ngo ngomba kuma attention ngo kuko binakeza ngo ahita umubwira ngo mborokore ndabwa ntabwo umuntu kumurokora nyine kandi atakeneye kukumva ngo ikimubwira none ahangaha ndabwa neza rero uko niko Jackie yagiye asara gake ariko noneho mbajije n'abantu barambwira ati Jackie we zamaze kuzura kandi uko rimwe tukora ikiganiro nawe ubwo yarambwiye ngo ntagaze umubare w'abantu bamugiye mu maguru urumva rero byose kugira ngo Jackie agere hasara cyangwa se wenda agere hamara amazi nyine zamaze kurenga nge nashojeho gake umva rero twumvikane Jackie ugiye gufata ijambo komeza uvuge ntabwo urasoza komeza uvuge kandi buvugire ndatoboka ngewe Jackie umva Jackie ntabwo nshaka mu kuvuga icya kabiri wowe ngo Tijara arimo aravuga man ni ukuri kw'Imana sinigeze muzanaho ubushizi bw'isoni cyane nk'uko nawe yagiye agashira isoni akanyerera kuri Scovia twubaha cyane ikindi Tijara nge nta kibazo mfitanye nawe ni umubyeyi ibyo bintu sina nabizi narimo aragenda abambara ikenyenye agenda byuriza ntazi ukuntu bimeze ngo Tijara rwose tumusimbuke mureke n'umubyeyi yiryamire n'amasaha yakuze ikindi cya kabiri Jay ntugafate background yanjye ngo uyitobange ngo uyikiniremo uko ushaka niba buri ari ubuhamya bw'ubuzima bwanjye bw'ibyo naciyemo nabwiraga bumva kandi abumva barumvisha ubuzima bwanjye burahinduka urumva bundi muntu Jackie uyu munsi ndundi muntu urumva abo nabwiraga barumvisha ni benshi ubuzima bwabo bwahindutse kubera past yanjye kubera ngiye background yanjye y'ubuzima
ni benshi bakurikiranye past yanjye y'ubuzima bwanjye ahashize hanjye kubuzima baragenda barahinduka baragenda bagera kuri byinshi kubera njyewe kandi nanjye ndacyapushinga kugira ngo ngire henshi ngira hongera urumva Jeskizo twarakoranye urabizi neza ko twakoranye kandi ikindi Jeskizo sinigeze nkubeshyira waje muri toilette ndi muri wese wowe uransaba uraza ninambaye utuboro tugufiya uraza neza ugiye kumfata ku ngufu muri toilette nangiye kuvugira hejuru uranzibirisha ndangije ndasohoka kubera ko bakeni bari no muri koridori barimo baratwumva ubahita wumva bakeni barimo baravuza inzugi utawiyoroshya nanjye ndimo ndarwana nawe kugira ngo ndekure mba ndasohotse icyo gihe nari nambaye complete za shokora icyo kiganiro kirahari uwo munsi twakoranye bagenda bajya kukireba mfite umusatsi mwinshi hari umusatsi nkunda gushyira ku mutwe w'umukara nari nambaye complete za shokora akajipo gato y'akashokora icyo gihe nari nkiri gato nyine ngana nkuko ngana uyu munsi ubu barandoze nyine ubu ndimo ndagera ngarura ibiro icyo nakubwira cyo ntabwo rigeze nkubeshyira weje waransabye turi muri toilette uraza unsanga muri wese ndimo ndapisa uraza unsanga muransaba ndakwima urakomeza urapushinga ushaka kunciraho imyenda ndavuga ati ndabivuga wumvisha abantu yitunde utangira gukanda kuri ka staff kandi bakarabira intoki nge ntabwo ngiye nshaka kuvanga indimi ko ndi umunyarwanda yari byanyuma mwigize ngo muri kuzivanga ibyongereza ngo n'ibinyarwanda mujye mubyina ko muri abanyarwanda mujye muvuga ikinyarwanda ikindi cya kabiri Jeskizo uwo mugore uri kuvuga muri Canada witwa ngo Janet ndamuvunika muvuge yiyita igisasa ndabarasa n'izina rya papa wanje n'izina ryo mu muryango urumva uwo mugore ni bene wacu ni anti wanje ni mushiki wa papa yaranyihakanye izuba riva bro aragenda korana live na jihadi aragenda aranyihakana umugore ni umugore upesa amafaranga buri munsi nawe arakwishyura kugira ngo ugire gute kugira ngo uzunyangize man uzunyicera ubozo nk'ibi ngibi urimo uranyumva nge ntabwo nzatinya kuvuga akagambane nkorerwa hano kuri social media ngenda umwana wihiringa ngashaka imibereho kugira ngo mbeho nawe nanduranyije naho ngize ngo ndagorama ndaza nkabasaba imbabazi nabwo ati mumbabarire Jeskizo sindi ku rwego rwawe rwo guta icyubahiro wowe uri discipline wataye icyubahiro nta nubwo uri umuntu mu bantu inyamaswa kubera yuko bubahuka buri muntu wese ukaza ugafata background y'umuntu ukayimukubitisha kugira ngo urebe yuko umuntu yahangana nawe muri bya bitutsi byawe muri kakanwa kawe kanduye kuzuye umwanda urumva kuzuye umwanda njyewe Jackie narahindutse 100% past is a past nahashizeho ubuzima bwanjye ibyo nagiye mbwira abanyarwanda n'uyu munsi nabisubiramo kuko ntago nterwa ipfunwe nabyo kuko nabinyuzemo rero iyo past yanjye y'ubuzima bwanjye nukaze ngo yinkubitishe bro gasopu n'undi munsi gasopu nawe ufite past yawe we kasuku ufite past yawe nawe ufite ubuzima bwawe bubi wagiye ubamo umuntu yanguza nanga akakwandagaza nawe nkuko wandagaza abandi urumva jewe Jackie ntabwo ndi indiscipline nkuko nawe uri indiscipline ugenda kubahuka Scovia umubyeyi Scovia nanjye ukanyubahuka ukavuga ngo sinize wayizwe ryari ukavuga ngo na Scovia ngo ntabwo yize urumva pasti y'umuntu nukaze ngo ikiniremo pasti y'umuntu nukaze ngo ikiniremo ahubwo ese ni ikintu bari kwibaza kwiga nukujyari ukajya kwiga ibitutsi ukavuga ibitutsi nyandagazi ukagenda ukavuga ibitsina by'igitsina gore ukabyanduza kuriya ukagenda ugafata ibitsina by'abagabo ukabyanduza kuri ukabituka kuriya kurari iriya niryo shuri uvuga umuntu ajyemo niryo shuri muri muravuga umuntu ajyamo niryo shuri icyo kintu ndi kwibaza ngo difata kanange mvuge n'inigure kasuku yavuze kanange mvuge sinigeze mutuka kanange mvuge ngiye kasuku nagakinire mu buzima bwanjye ntagakinire mu buzima bwanjye uriya mugore niba gusheta agenda guhereza amafaranga kansheta ndakwiyamye n'undi munsi nukaze kuri live ngo uvuge no mubyeyi ngisigeza mbere umubyeyi ntabwo yigeze vane muri izi saga vane uriya mubyeyi muri izi saga yamuzanyemo kuki yamuvuze mw'izina nimukagira ikigoryi muvanemo usubira kuri gasuka nimukagira ikigoryi man yamuzanyemo hano yamuzanyemo niwe wamuzanye muri ibintu byanyu ntabwo ari muri ibi ngibi niwe wamuzanye yamutangiye urugero ko wamwibasiye ntabwo yigeze amuzana ntabwo namwibasiye atanyibasiye tubyihorere tubyihorere muri ibi bintu
Twese ubyihoreye Godfather kubera kitamucecekesheje ari kumuvuga. No, yamucecekesheje wereka kubishyiraho. Yashani mukangira ikigoryi nge sindi ikigoryi. Agari ikigoryi. Ntabwo ndi ikigoryi. Mbere yuko dukomeza nari bagirwa ndashaka kwaza akantu shusho. Yewe urabizi ko na Saidi fata. Ndashaka kwaza. Ngenda nagukunda ariko. Ngenda nagukunda urabizi. Nanjye nuko imyotenga. Ntangare gaso. Igaso je uretse gato bro, uretse gato. Ndashaka kukubaza. Uvuze ko Toda ntabwo narira shiri. Uretse gato. Uvuze ko Jay yagusanze muri toilette akagusaba. Yego. Ukanga. Uretse gato. Nyuma yo gukora ibyo ngibyo kubera icyo wemeye gukorana n'icyo kiganiro uwo munsi. Umuntu wari ugiye kugusaba. Kandi twari dusoje ikiganiro. Twari twasoje ikiganiro twasoje kugikora. Godfather, reka nkubwire. Oya, buretse Jay, myotinge, ibinyotinge bimenyereye, uza kwigira mbiri kanya hano. Uvuze ko bagenda mwese mukorana ikiganiro. Nagira ngo mapiering, urukumva Godfather. Oya, buretse gato je. Wowe yagiye musangiye ko nyuma yaho mwahise mujya gukora ikiganiro ni gute umuntu yagiye musarani nafungwa. Ba witonze Godfather buretse gato. Banze mvuge ntaguharabika kuri hano. Ntaguharabika kuri hano. Kubera yuko rero Jay banza ibintu bibaye gutyo wagiye kumurega. Mumereze umwanya mvuga ariko kwaki muri kwa uyu Jackie uri murambaza reka ngusubize kwaki Jay ari kuvugiramo. Namujyanye muri centre de santé bita Afia. Wamutwaye nanga 240 uwo Jackie arwaye umutezi igisuri gishuka nabi bro. Byabi navuga igihe yirirwaga mu rugo bro. Wanjye mu rugo. Jay ngo byagenze twumvikane ni icyo abantu mufitanye banga muzanye mukazana ku Karubanda ngo byagenze ude. Unagize ne? Yo, buriya mu kuvuga kwanjye nagendaga nsiga mutuntu. Urumva nk'umuntu twabanye mugani wawe, sibyo? Ari utuntu nagendaga nsigamo. Ni hano Miracle. Miracle yako. Bazana n'abandi bakobwa turimo turacilinga bisanzwe. Urumva? Mu gitondo umwe mu bakobwa urumva abaravuze ngo shaka abahungu bawe bashobore kuba bafite ama-infect no mareka kose warasaze wowe urumva ariko baravuze urumva ngo Jackie gusa twicaranye nawe nabonaga ameze nk'umuntu muri shimagura nza guhamagara naramuhamagaye Jackie kuko ngiye n'umuntu nisanzuraho ndamubwira ni Jackie ushoboke kuba urwaye Jackie ntabwo aheruka kwipimisha namwe niwe ugenda kwipimisha uraza kumubwira ni nanjye wamuhuje n'umuganga none se umuntu ari kujya kumwakira mu mutezi ibyo navugaga byo kumara bikasumva katangiye ni gute yari kujya mu musarane ngo ntabwo Godfather uri kumva ibyo atangiye kumara bika ampimbira yandi navugaga uwo niwe Jackie rero byabindi navugaga uwo niwe Jay rero uhimba wirirwaga mu rugo ni wahirirwaga mirirwa nshaka iki yewe arahamagaraga ubwira ngo ninze guhereza ibiganiro nkaza mu masaha 8 waguhereza ikiganiro niba hari n'izo nzoga tukazisangira ubundi nkigendera nta kintu cyanzanaga nazanagwa n'akazi nge twapangaga akazi nta kintu twapangaga sinigeze mbishuti nawe n'umunsi n'umwe urakoze cyane ikindi wimpimbira n'abakobwa n'ibiki ngewe nashuti z'abakobwa ngira wiza guhimba hanga ufata imyanya y'ibanga yanjye uyisebya uyanduza wangegera we ujya gusebya nyoko yewe ukansubiza imyanya y'ibanga yanjye genda uwo mukobwa ejo navamo umwari bro ejo nabyara ntukaze kunyandagariza imyanya y'ibanga yanjye ukayishyira ninjye wasebeje imyanya y'ibanga cyane ntukaze kunyandagariza imyanya y'ibanga yanjye iri ubahe bro ninjye wayisebeje Jackie umva impamvu Jackie ushobora kuvuga ikintu kandi ukavuga nk'ibigize ibyaha gusobanurira ibigize ibyaha Jessica izobanaga ari kuvuga ibigize uretse gato ibyo nacyaha nakora mu magambo nkora yose nacyaha ndakubwira icyo wagikozemo ariko sha mwana ngiye mukankangisha ibyo bigo ari kugukaza manza ubwire ngo Godfather gatoya oya wahereza umwanya Jay nanjye wumve mvuge Godfather uyu mukobwa namuhamagaye ntabwo nkwemera kunyandagaza ntabwo mbikwemera Jessica ntabwo mbikwemera wa discipline we ntabwo mbikwemerera Jackie yabeshyaga ko arwaye sibyo nyumvira no kuri kwimana urumva Godfather ibyo atangiye urabyumva naye naranamwanze sibyo Godfather urabyumva ibintu atangiye ngira impuhwe ndavuga ni Jackie n'ubundi ibintu avuga n'ibiki byose ngira impuhwe bro izakimuntu none mpitamo maganiriri yaranaryana umuntu ugira nabi yamaswa we ntabwo kugira ari inyamaswa saa 9 z'ijoro mpamagarira Miracle uyu nguyu uri hano
ndaguhamagara akorira yagorwa kabisa n'abamuzi mu biganiro cyane ndiri noneho ngize umuntu pe nakomeje kumva Jack arwaye urumva mbabarira sibyo mbabarira noneho tumufashe turebe uko twamufasha none ndavuga ni Diri amafaranga aramutse yancishijeho ngewe Jack yagizagira ngo naramuriye siko bimeze Diri mikamwe none wowe amafaranga ntune yancishijeho yacishe kuri Jack direct amuhereza 1 million miliyoni ifunze bro ndavuga ni nsaba Jack ikiganiro aravuga ngo ndimo ndamuyuzinga kubera ubufasha namwaki siko bimeze ndamwihorera burundu bro uri kumva uwo Jack ni we ujya mu gitondo ndi mu ndege ajya kuri Max TV aragenda ajya kumara bikango nabo umuntu ngira bya bintu bubyihoreye ibyo bintu bubyihoreye buratse gato nanjye mvuge wiki hari ijambo wa kigoryo ibyo bintu bubyihoreye reka nanjye mvuge ukuntu ibintu bimeze wiki hari ijambo Godfather mereza ijambo nanjye mvuge mwihereza kino kigoryo ijambo cyonyine karange mvuge abantu igihumba ujya mu gitondo ndi mu ndege ajya kuri Max TV aragenda ajya kumara bikango nabo umuntu ngira bya bintu bubyihoreye ibyo bintu bubyihoreye buratse gato nanjye mvuge wiki hari ijambo wa kigoryo ibyo bintu bubyihoreye reka nanjye mvuge ukuntu ibintu bimeze wiki hari ijambo Godfather mereza ijambo nanjye mvuge mwihereza kino kigoryo ijambo cyonyine karange mvuge abantu igihumba ngaba baraje reka nanjye mvuge ni gura Godfather ndi kukumva mu gihe nari indwaye igihe wabesha abantu bose barabe jeskizo imyutinge baranyoko imyutinge Kaza nanjye mvuge imyutinge nanjye mvuge kaca gashino kanyo aguzwa wese wagacira nago nyakagira nawe wagaciye se wenye kuraga kagira uzubura nakoroheye igitanyo nawe nyokara kagira nawe nyokara kigira wagera nakoroheye nawe nyokara kagira nakigira wakigwa cyo kuri ibi bintu ariko nabonye sasa rero utangiye ziba ngaho ishyira mu cyo hey wowe bro indaya nagiye kuyivuza nakurugira indani nyoko agiye kwishira kuri so indani nyoko yatwaye umugabo muri umuntu kwangegera we indani nyoko indani nyoko batwumvikana kutanya sibyo indani nyoko barabizi ibintu rero kutanya nanyumvira mani bazariri jeskizo reka mubwiza ukuri wambaye umubiri wakibagiwe wambaye umubiri imbere y'Imana uzabona wambaye umubiri imbere y'Imana uzabona kuri kw'Imana uhagaze uzabibona wambaye umubiri uzakubabaze wangegerawe umubiri uzakubabaze ukurye wumva umubiri ubukomera wumva ukuntu umubiri uryana umubiri uzakubabaze twese abantu twajyaga kwa Jackie umubiri uzakubabaze twese abantu twajyaga kwa Jackie twageragayo tukabura ibintu tuza kubwira abanyarwanda umubiri uzakubabaze wakigorye nawe umubiri uzakubabaze ari igihe nagiye umuntu wavuga ko arwaye twisangirira bigeri nanirwa no kwa uploading ikiganiro bro ndabona se ubwoko turakomeza tuvuge mutapika matamana ibiganiro bajyaga bakora kwa Jackie niba baracunze neza ibiganiro bakora kwa Jackie babaga bamwikandira ibirenge yawe buryo wese mutandukanye mwese mwaracuruzaga namuhwe zanyu muri imbobo mwese mwaracuruzaga nakeza kanyu mwangegera mwe nakeza kanyu muzapfa mwumve bro muri abagome indaya bayihaye umubiri bayihaye miliyoni mwambaye umubiri ku isi uzabona mwambaye umubiri ku isi indani nyoko yikwishiza ku isi indani nyoko wa kigoryi indani nyoko wambabuwe n'undi munsi n'izindi indaya yawe none se wabwira abantu kuri nimba numvishe ririra mirake mwamukinye fundi guruka bro ni nyine wumva iri yagorwa ariko kubana iri mu ubaka nguye Godfather umyotize jeskizo nanjye mvuge umyotize je nanjye mvuge uri kumva nyine sinjya mbona n'uburyo nabimusobanuriramo riri ahana be umwana mwiza aza no gufata team uri kumva timu bagura ibintu by'ikuzi kuryoshye inkuru uko iyo timu ijya gusura Jackie ntahari ngewe uri kumva iyo timu ijya gusura Jackie bajyanye ibintu byinshi cyane imodoka yuzuye ibiribwa bro bavuga ngo bagiye kujya gusura umuntu warozwe uri kumva abona abavandimwe biwe wizamo timu igo ni timu nyine abavandimwe biwe babiri baba mama babiri nibo basuye nakoresheje ijambo timu kugira ngo abavandimwe tubaza mu kiganiro no kuvuga byavugiye mu gikari mu kanabiganiro mu kazi ariko Jackie wareka
Jewe nakanda kikigeje nagari ubese numva. Kumaze kuba nk'iminota 5 yacecetse bareka nawe tukamwumva. Iminota 5 ariko iminota 5 ye nagwa yavugiragamo. Baragenda batungurwa na Jack kuba yarashatse abakozi babiri b'abahungu b'ibisore bamukandi bireke. Mbese harabika. Ni harabika nyine. Nese Jay ubundi avuga iki kizi? Sibyo gwarabikuru. Reka ndahire bwa mbere rwa nyuma. Kara usharahira nejo uzarahira nejo uzongera mama. Jack yarwaye. Niyo ndahiro yiwe. Jack yarwaye constipation bisanzwe by'ibintu by'umuntu ashobora kurwara constipation. Urumva nta bintu Jack yigeze arwara. Nawe uzayirware no kuri si kubone. Indwara narwaye nawe uzayirware. Amarozi bapakiyemo nawe bazayegupakiyemo by'ikubiciro zirindwi. Uribwe n'umubiri umubiri kurye. Utabaza uburu gutabara. Uri guhoza. Wambaye umubiri uri kwisi uzabona. Wambaye umubiri uri kwisi uzabona mu izina ry'Imana. Yesu Kristo nakira azagutwika kandi uzabibona. Yesu Kristo nakira azagutwika kandi uzabibona. Ni izina ry'Imana, Imana yumva amarira y'imfubyi kandi uzabibona. Uzabibona Jeskizo. Ubu bugome bubwicanyi bukubamo. Umunsi umuzapfu uhagaze. Uri muri gutabara. Ngewe nashatse kumukura mu mihanda yaranamarabitse ngo nambatse. Uzabona. Mukoreshereza ubukwe bunabera iwanjye. Ariko nanyumvira n'ukuri kumana. Ase Godfather. Mubaze mugabere. Samubaze. Nta bukwe nakoze. Nta bukwe nigeze nkora. Twabonye. Nta bukwe nigeze nkora. Nta past is a past. Godfather. Baretse kwemera je yuko rwanira muri background yanjye. Baretse kumwemerera. Mubaze ngo byabereye. Ntabwo nziranye n'icyo kigoryi. Ntabwo nziranye n'icyo kigoryi. Ibyazi nibyo n'abandi bantu bazi. Ibyazi nibyo n'abandi bantu bazi. Ibyazi nibyo n'abandi bantu bazi. Jeskizo, siwacuruje. Ate. Hanyuma si byo ngibyo ari kuvuga ngo byabereye iwe. Ntabwo byari gucuruza. Ntabwo wacuruzaga, byari business kwa turimo motherfucker. Ibihe. Ibyo ari baravuga ngo byabereye iwe. None si proposal yabereye iwe. Wari kubyara ntabwo ari kwanga kuduheza location wari inshuti ya Steven. Ntabwo ari kwanga kuduheza location wari inshuti ya Steven. Uranyumva neza? Kandi ikindi wari ukeneye gucuruza kubera yuko ngiyewe ntumamucuruza mwabigoryi. Yo Godfather gazi mutapije ibyo ngibyo yakuza gushyira muri background yanjye. Banere ivi n'ikindi aya wenshashakisha shaka kutigeze umucecekera paro kahande bataza kumanurira paro naho ya nago mpamba nawe ihoshe uretse gato. So guys mwarike YFP hanyuma mutapige screen kuje gukoresha amafaranga ngo faka bataza kumanura YFP mutapige na screen bataza kutumanura. Jack yasobanura ibintu ushobora kugira ngo ari mukure ko nyuma kaza gutanga. Yewe ndi mukurija na kwijana wambabo we. Nago ndi discipline nkawe, nago ndi umugome nkawe, nago ndi nyamaswa nkawe. Nago umuntu ugira wa nyamaswa we. Nago umuntu byabereye iwe mu rugo. Naga ubukwe ni ifi byabereye iwe mu rugo. Ko yari inshuti y'umugabo wanje, uranyumva neza, amwaka location arayimuha. Nago yari kuyimwima. Ya propose. Waracuruza ari mu nyungu ziwe. Yari mu nyungu ziwe, waracuruzaga wangegeraho. Waracuruzaga Casa Depot. Abana bakandaho twagiye bakandeho abantu bese mura kunagize umuntu wari uri mu bucuruzi mumbabarire mu nkandeho n'ubundi mumbabarire mu nkandeho Jack rero urumva Godfather. Thank you so much Mutoni. Thank you. Turaza kumenya umunyakuri twagiye. Urumva manje ntabwo ndi kwihangana by'abakoyi gende mwihangana twagiye yuhinya mwihangana kuri ku buzima bwanjye. Ndakwiyamye ku buzima bwanjye wangegerawe naho muriye nawe nukeneye ikiganiro ukaba amafaranga nzakiguha. Ntabwo nzakikwima. Reka ngubwize ukuri newe wirirwa umamagara kwara ugeze naho wirirwa umamagara ushaka ibiganiro. Ceceka aho ngaho boro. Checheka ngaho nakurugira we Jeskizo uri imbobo abantu baje bavuga ko yagize umuntu mu mukandeho uzamenye ikintu mubona ko nagize umuntu mu mukandeho ntuzamenya n'ikintu cyakwisha wowe abantu baje mu mukandeho. Okay Jack ndashaka uri umugome muri inyamaswa kubise iyo bakwica wa kigoryi Jack ndashaka kukubaza ukwiriye gukubitwa inkoni nk'izakabwana ahubwo bakubitwa buri munsi ndashaka kukubaza wa murozi we Jeskizo uri umugome uri umurozi uri
umwicanyi wanyishamagaza ariko ntacyo nzaba we Jeskizo wirirwa ukina muri background yanjye wirirwa ukina mu buzima bwanjye ukirwa wagize imyanya yanjye y'ibanga wangegera ukagenda ukiyambura umuntu ukambara isu ya kinyamaswa uringegera Jackie nyumva Imana nyagasani Jeskizo ndakwanga n'umutima wanjye wose ndakwanga wangegera ndakwanga wambabo ndakwanga wambabo ndakwanga muri buno buzima ntabwo ngiye nzigera nkunda umuntu ukina mu buzima bwanjye nzigera nkunda umuntu ukina muri background yawe nzigera nkunda umuntu dore ndi kuri 20 umva imyotinga nawe Jackie umbareka nkubwire rero uyu nguri rira Miracle wikomeza kumuzana muri bino byakeshwe nawe yuko riri yamaye miliyoni yarayibaye abanyarwanda baheje amafaranga arenza ya riri ndivuza ndakira ndashimira Imana yuko nivuje ngakira umva nishyuye inzu sibigeze bansora mu nzu kubera abanyarwanda ndashimira Dumba ndashimira buri muntu wese barabizi neza abana barije barahari bakoze ibikorwa birenze iby'abajeskizo uri kwigamba ngo riri yamaye miliyoni n'abandi babarenza yiwe urumva ntukagende ku cyubahiro cy'abandi wamnuze wavutsawe ntukagende ku cyubahiro cy'abandi biri kupane babikoze wabikoze ntukagende ku cyubahiro cy'abandi Jackie wewe wakoze iki icyo wakoze ndavugira hejuru mike yawe mani nsabe wari ibyo bintu wowe wafuze mike yawe thank you so much muceceke ukoresha comment Jackie reka gusakuza Jackie ntabwo cyangwa commutinga mike yawe twumvikane gato ntabwo Jackie uvuga amasaha yose kurunda vuga uyu Jackie hari ku isaha yose waturetse tukarwana ntabwo nshaka no sense man ntabwo twumvikane Jackie twumvikane ikintu kimwe hari none Jeskizo rero kuvuga bitari no sense no twumvikane aravuga akakureka ukavuga ariko wowe urashaka kuvuga Jeskizo yigeze amezi umwanya wo kuvuga ntabwo arimo avugira sawa nyine so tureke gato oya Godfather twese kamubwire Asa kamubwire Godfather musaba ikintu kimwe yego kamusaba ikintu kimwe wivuga ngo twimyutinge tureke njye nakasuku turwanya tureke oya reka tureke urwangereka kuzajya agaragara barakureba rega amatwi uravugira hejuru ukavuga cyane tuza ntabwo nongera ndagabanya ijwi ariko tureke wituma ntabwo rero wavuga wenyine uretse urushyijwe hejuru uri ntavuge Jackie bari wa FP munyandikire mu tapping screen reka twumve mugenzi wawe Jackie uyu Jackie uko yagiye kwa Benovio mu rugo akazana inyo mu gitsina n'izina rya Yesu nganyumvira n'ukuri iryo ni sebanya none se reka umuntu yansebya gutya akamarika gutya nawe yambaye umurinzi ariko igitsina gifite yabyihanganira ku gitsina gore oya buretse gato genda ufate ikiganiro Benovio yakoze no oya man no do not go there mbabarira igitsina cyanjye kagera kakihara bikageza ongera ufungure mike yawe gato ahita giteretse nkomanura so twumvikane je uretse gato umusa hano nkurikiwe n'abana n'abandi bantu hamagara Benovio that's not my business umusa kuri respect n'igitsina gore gira limite yo kwinjira muri private party ndagusabye hamagara Benovio wumve it's okay ntabwo nshaka kumenya no Benovio simuzi ariko nawe ntabwo ari bunsereza imyanya yanjye ngo ceceke ariko se ceceke gatoya so Jay gerageza uyu n'umuntu mwabanye muziranye mwaririrwanaga nkuko muri kubitubwira ndagusabye niyo kuri we n'igitsina gore muri rusange ndagusaba ko utongera kujya muri private party ukabyara ariko ibyo bintu byabereye kwa Benovio byarabaye ariko nyine kuba ntabwo twaba kwandagaza igitsina gore tugiye muri private party yumiye so please bro uzi iyo ntambara kugira ngo nyihoshe iyo ntambara n'ubu ngubu iyo boro biri kuri YouTube yakizwe kugira ngo nyihoshe nuko Benovio yabanje gufunga kuko ibintu byabaye byari biteye ubwoba bro noneho Jackie we umuntu wese wavuze ukuri kuri we aba agomba guhita avuga ngo nawe mwatsi igitsina yagiye avuga ngo na Benovio ngo mwatsi igitsina ngo niyo mpamvu yavuga so ikintu kimwe ibyari biraha urimo kumva ndatekereza Jackie uremera ko Jay yagutabarije uri mu kaga ibyo bintu byarabaye yabyihorera
ariko sensubiza sheri turi kuganira byarabaye yafashe telefone iyo miliyoni ari kwitwaza riri pupe abanyarwanda bohereje arenze miliyoni imwe urumva kandi yaravuwe ndakira izo nyungu urimo uravuga ubeshyira gukora igitsina cyanjye reka mvuge Godifa reka mvuge ariko siko bavuze ngo ataranye nkababaza ihangane uretse aho ngaho uroroshya amakano kandi nsebejwe nandagajwe hano munyumvire ahantu harimo harassment uretse gato namusabye kuri terori ya jambo muza yuko n'abantu barimo muza yuko n'abantu ko si wakuyanganye gato kandi mvuga gato wakuyanganye gato so icyo ndi kubaza ni iki ngiki ako bivuga ko turavuga n'umusazi uretse gato so umusazi ari wowe Jay nk'umuntu mwari muziranye umutima waramukomanza arara ijoro ajya kugutabarizwa na miliyoni y'amanyarwanda byarabaye yageze ate yafashe telefone ye akimenya ko urwaye abona ukeneye ubufasha afata telefone ye ajya kugutabariza guhereza miliyoni y'amanyarwanda urashaka ko ngusubiza yego kuba byarabaye nta gitangaza nta byaganje ngusubiza yego ushaka ko ngusubiza se yego se bikoreye kuri YouTube channel ye kandi avuga ko afashe telefone agahamagara uretse gato turi kuvugana se nge nawe se bikoreye kuri YouTube channel ye ariko kuri YouTube channel yahamagaye kuri telefone yakoze ikiganiro kuri YouTube channel yiwe tuganire gato sibyo eriko umuntu turavuga ari hano humura ari hano uretse arahari nyine arahari Jack tugende gato muri cyo kwisha nk'uburakari nanjye ndikugusubiza rega ndikukubaza tutureke bya YouTube urambajije reka gusubiza neza cyane ngiyo ntabwo kuri YouTube nakubajije oya ntabwo nemera ko mungira ikigoryi ntabwo nemera ko mungira ikigoryi no sense yafashe telefone aragutabariza ubuntu bufasha bwa miliyoni nakubwiye ngo usubize urabyanga usajya nkore subiza Ukare ngo usubize ngiye mu buryo bwanjye mbyumvamo kandi yego sibyo yego Jeskizo numvugiramo ntabwo uvugiramo Jeskizo akoze ikiganiro urumva aravuga nkuko nabandi bose bagikoze antabariza kuko n'abanyarwanda barantabarije sibyo man ababonye ikiganiro cya Jeskizo nkuko bagiye bakabona n'ibindi byose uri gucicikana ngo Jack yenda gupfa abantu dutabare yari inshuti ya Riri Pupe baravugana bavuganye bamuza ku murongo wa WhatsApp ndayibaza neza yuko Riri Pupe atabonye ibya Jeskizo gusanga bari byo ngo byamukuruye ngo byamukweze ngo akajya gufasha Jack ndabizi neza yuko Riri Pupe yabibonaga bari gucicikana kuko n'ukuntu twavuganye kuri telefone ndabyibuka amagambo twavuganye turi batatu ntayasubiramo sibyo Riri Pupe muramamagara muri batatu muri babiri mumuza ku murongo tuba batatu turavugana Riri Pupe arambaza atukeneye ubufasha bumeze gute ndabwira ati ngiye ndimo ndivuza sindakira byari binamaze n'igihe byari ibintu bimaze n'igihe rwose Jack yararembye rwose Riri Pupe abagize ate anyohereza amafaranga nkuko nabandi bose banyohereje amafaranga ariko se iryo jambo nkuko nabandi waritetse nkuko nabandi bose barikoze no sense ako kigore kirimo bro ntago nabura kuvugisha ukuri ntago mwangira ibigoryi uranyumva neza fata abandi bose bambaca amazi batabaye ubuzima bwanjye ngo nubahere Riri Pupe wenyine why not why not komeza why not Godfather ngo why not bro fata abantu bambaca amazi fata abantu bakana kamaca amazi ngo ndimo nubahere Riri Pupe wenyine why not komeza ndakumva bro fata abadiaspora bari mu bihugu no mu bihugu nguteza amatwi urajya no kumagana ariko umwicaranga ngo ngo ceceke abanyasamo bo mu bihugu bitandukanye abanyarwanda bari hano mu Rwanda bafate baca amazi abaganga banyitayo bafate baca amazi ngo ndi kubaha Riri Pupe wenyine why not Jakuzongera ukene bro reka nkubwize kuri Jeskizo ngewe niyo nakena sinzigera nsabisha ibitutsi cyangwa sinzigera ngo umukombanyi warunaka kugira ngo nzenye izina ry'umuntu cyangwa senya ubuzima bw'umuntu ngewe ngo ngiye ku rwego nk'urwaye wanjye geraho urasitijana mwana Godfather urasitijana nirwanaho mpaka nge nirwanya ku myaka 12 yanjye kugeza na n'isani irwana sinzigera ng'umutindi nkawe wanjye geraho niba yahageze mu munzamurire mureweraze muzanire sinzigera ng'umutindi nkawe Jack amatijana kama upo sinzigera ng'umutindi nkawe sabisha ibitutsi
wowe urira ku bitutsi tubirangize gutya tubirangize gutya utagiye hariya ngo usebye abantu ubatuka ku bitsina no ku biki wallahi ntabwo wajya ndabona udashaka conclusion ni ukuvuga ngo n'amafaranga wagaye amafaranga watse kwemera ko yahawe uretse gato bro wamwumvise niba mu by'ukuri ushobora kuba ko amafaranga wahawe na ntuza nani Jackie wayahawe amafaranga wahawe na Miracle sibyo ikintu cyari cyuriho ntabwo tuvuze ngo uretse gushimira abandi ariko bari kwemera niba gasukira afashe telefone akamuhamagara akanagushyira kuri koro ukabona ubwo bufasha nicyo nashaka harimo bari tugiye kubaza kiriya kibazo impamvu nari mbikubajije Jackie ni ukuvuga ngo niba gasunga umuntu mwari muziranye urimo kunyumva cyangwa wagiye ubona kwatsuka mwima oya buri gato yagiye kuri telefone Jackie ntabwo Jackie ari kunyumva muri cecetse oya rimo go gazi mutabiye tabano niba mu twari tuzanye wanamwatsa kanya ndakumva Godifa ubu cyo nakubwiraga uranyumva ubu ngubu Godifa sinzi ikigo gikiri kunesha umutwe pe kiboroke ngiye kuboroka umuntu agaruka uboroke mutapinga screen ariko mukande ku bantu iko koma gifata ebo bari mo ndakureba chef God bless you wakoze nanjye ndebe ko nava ko yuhi bari gusaba komera cyane abantu hano bararakaye uziko mu cyamba bari kwisabira amakoyini yuhi komera cyane yego wasebunyikandire bro uziko muri zungura bari kwisabira amakoyini Godifa utwavugana utayirimo muceceke ariko saba ngababona amakoyini ndabagira mu myoti Godifa basika ngusaba ikintu kimwe ubice ngiye gusaba kiri impamvu nari gusaba kiriya kintu ibintu bitwara gakeya Jackie impamvu nari nkubajije kiriya kintu ni iyi umuntu mwahuye umva nkubwire nesa ongera rimwe gato ifungure bake nkumanuri uri mwakwihangana ko ngiye kubazana ko tugiye gufata amakoyini mu kanya ko tugiye kuziruguta mwakwihanganye gatoya koko ini minute amasegonda guys mutapinge screen ariko sebenda rihe sinari mubonye hano turaje tuzirugute mwihangane gatoya mu mezi amasegonda mu sharing live icyo nababwiraga ni iki ngiki impamvu nari nkubajije kiriya kintu ni ukuvuga ngo niba gasuku mwahuye igihe kirenze kimwe ukamusura iwe urimo kumva tuvuge kiriya kintu niba utaragiye niba uvuga ko kiriya kintu tumaze ugishyire iruhande kuko ntabwo uri umwana muto washaka gufatwa ku ngufungure cyo kujya gutanga ikirego cyangwa ngo umuntu murangiza umusarani ako musarani ko ndakambye nyiwe muragira fantasize so icyo impamvu nabivuze gutya no kuntu nifuza ngo ibintu tubirangize nona niba mubinyemereye nk'abavandimwe Jackie garuka sheri garuka nashaka kubwira wumva come back here impamvu nari ngusaba kino kintu mbaza niba gasuku yaragize umutima wo kujya kugutabariza ugahabwa miliyoni waranamwimwe urukuzi Jessica wakimyutinze uretse gato yaje umyutinze icyo saba ni iki ngiki umuntu mwakora ibiganiro birenze kimwe umuntu wazagiye mugasangira mukagira mugahuza urugwiro mukajya muri pati mugasangira abantu basangiye baba bamaze kuba urumva ko mufite byinshi bibahuje icyo nkubwira ni iki uraza ko mu mwanya mvuge uretse gato ariko ukunda kuvuga ntaribi icyo nkunda kumeneka uretse gato tugende gake icyo nkubwira ni iki ngiki bivuze ngo icyo mwahuri muhuriyeho icyo kibahuje kiruta icyo mupfana guys mu following iyi account ishizemo hara hejuru this is my main account by the way mu following iri account ishizemo hara hejuru mu following riri Miracle mu following ire ndashaka kugira ngo ajye ku 15 so icyo ndavuga ni iki ngiki gasuku wagize umutima wo gukomanga akajya kugushakira amafaranga Jackie ikintu nabazaga muri iyo miliyoni gasuku yigeze gusabamo harayo muhayemo ntayo Jackie umuntu wafashe agatabariza akagushakira amafaranga ufasha bwa miliyoni bakayaguha uwo muntu yakwifurizaga ikibi bivuze ngo umubano mwari mufitanye watumye wakomaze Jay akareka ibyo yarari bakajya kugutabariza bakaguhereza miliyoni ibyo bintu bikora bake muri iki gihugu sabwa de n'importe qui ndaje ndaguha ijambo kubera iki mudashobora kureba umuntu wafashe iya mbere akajya kugutabariza akakushyira no kuri telefone bakaguhereza miliyoni uri mu kibazo aya masaha hakaba harimo ikintu harimo ikintu navuga kimeze nk'urwango nubwo zibura ko ari gutsuka biri buze kurabizarangira kubera iki mudashobora kureba urumuri cyangwa ibyiza byagaragaye mu kubana kwanya akaba byo dushira imbere ko numva je yatakwangaga niba yageza gutabariza urwaye umuntu wabanye nawe mu kaga niyaza kugwa n'amadolari 10 that was enough
niyo aza kuguhereza n'ibihumbi 10 by'abanyarwanda akabitabariza umva biruta umuntu mwabana mu bihe byiza. Ntubabwe ngo urankunda hari ikintu napfa nawe Jackie subiza ko ngukunda ariko ntuzanagipfe kabisa. Yego ariko ndakubwira ko Jay ni inshuti yawe kurusha njyewe utarabanye nawe mu gihe cy'ibyawe. Ntabwo ni inshuti. Maze tugende gakeya icyo yagukoreye cyo kubana nawe mu gihe cy'akaga akanagutabariza uyu mubyeyi tuzi utabaza akaguhereza 1 million yarananyimye buretse gatoke. So kavuga nti ntabwo ushobora kubona ko icyo kintu gishobora kuba kimwe mu mpamvu gishobora gutuma icyo kiba kimwe mu byatuma izo negativity n'ibyo bindi byatuma mu babanzi bivaho, ahubwo kira kintu yagukoreye ugaca bugufi kigatuma mwongera kuba inshuti. Ibyo bintu birashoboka. Uraza kujambo icyo nsaba ni ikingiri cyifuzo cyanjye rero. Ibyo mwahuriyemo bizima birimo no kubana umuntu wabanye nawe mu bihe bigoye aho abandi baguhungaga akagusa twemere ko yarafitemo n'izindi nyungu, ariko izo nyungu ze yari afitemo akazikora ukabona miliyoni utaramuye muri gice akabikora akaravuga ati yo mwashire kuri telefone y'umwana ararembye. Nagusabaga ko ibyo bindi bibe yagukoreye byose ubyirengagiza ukabishira uruhande ugahereza agaciro k'umuntu wabanye nawe mu bihe by'amage akagushakira miliyoni ukajya kwivuza. Ni icyifuzo ndi gusaba ntabwo ari itegeko. Mu buryo bwanjye kavuga nti imbere azana umwuka mwiza n'urukundo hagati y'abantu mwahuje amaso ku yandi. Ijambo ni ryawe. Hanyuma mbere yuko mvayo kabaza umusa Jay uyu mwana w'umukobwa mwarabonanye amaso ku yandi uramubona nibyo uri kutubwira ariko byagenze ukajyana ujya kumutabariza umutima wagiye kumutabariza. Ndatekereza umutima ugomba kugaruka ukongera kumufata nk'umuntu wari kumwe nk'umuvandimwe wawe nk'umushuti wawe mukongera mukicara ngewe bikajya iruhande. Ngiye kurangiza ihangane gatoya nk'umuntu nk'uko atubwiye wagiye kumuvuza n'ibyo atubwiye ari byo. Ndatekereza ko utabikoranye umutima mubi. Ndifuza ko niba bikunda mufite telefone mwembi mwicare mufate ikiza cyabayeho n'urukundo mwabanye mu bihe bibi. Ibyo nibyo bigira agaciro kurusha ukuntu mwafata aya masaha tukinjira no muri private party n'ibindi bitari ibyo ngibyo. Icyo nicyo cyifuzo basaba hagati yanyu mwembi. Imbere y'abantu 1,100 sibyo imbere y'abantu 1,100 Jackie jewe anytime namubabarereka urumva ntitaye kuko bayagenda akajya konseri byawe ngo naramwatse urumva. Ikintu kimwe nsaba Jackie ni iki ngiki ngewe ntazigera nsaba imbabazi ko urubundi nitaye mba namubaga gukira twakoserezanye. Mbabazi rega nagusaba genzi gusaba nibyo icyo nge musaba jewe ni iki ngiki. Uzazisaba igihe kizaza. Ababyeyi batatu nifuza ko yagenda agaca bugufi akabasaba imbabazi. Mu mbabarire mbavugire hano hari umubyeyi bita Tijara Kabendera, hari umubyeyi bita Tijara wamuretse ko uramubaza Jeanette Gisetsa, ihangane kwijambo Jeanette Gisetsa, hari umubyeyi bita KMC imfura y'iwacu. Azagende abo babyeyi ace bugufi atavugira hejuru abasaba imbabazi rwose. Jackie niyongera kumva muvuzeho noneho jewe namara kumwira ngo yamaze kubikemura ibintu biri clear agakora n'ikiganiro cyemeza ibyo bintu akagikorera ku macano manini. Jackie mwemereye kumugurira ikibanza kwa Marshal. Nzakigura murezi. Jackie mwemereye kumugurira ikibanza kwa Marshal. Ikibanza ntabwo ndi umukombani. Ikibanza kigura ngahe gaso? Miliyoni 3 kwa Marshal. Ngiye kuryama mbere yuko ujya kuryama reka numve Jackie bite guha ijambo umuntu bavuze muri ibi kintu. Jackie icyifuzo nagusabye bacyumvishe nuko twinjira mu makoyini. Reka nkubwire Godfrey ubuke ko dukundana ntuntenguye. Godfrey ndagukunda pe. Ngewe umuntu wese tudafitanye ikibazo umuntu wese tudafitanye ikibazo ndamukunda. Urumva ngewe urangira n'umutima mubi ngira ngende umwana mwiza pe n'umuntu mwiza ubaho hano kuri no sinkange hano uzigira abaho yankubwije uko umuntu amenya ko ari mwiza arabibwirwa. Ndabibwirwa kubera ko ibintu byigaragaza. Nase hari ubwo nzi umwana mubisho. Urumva Godfrey ikintu gihari ibyo byose kuba Jay yaragiye agakora ikiganiro akabibona n'undi wese akabibona akaza akamfasha akamereza support nari nyikeneye bro nago ngende umukombanyo nabikubwiye. Reka rangize no bari mbangura musabye ikintu. Urumva jewe kuba Jay yaragiye agakora ikiganiro akagenda akajyana akavuga ati Jack ararwaye rwose abanyarwanda mube hafi biki bro ibyo bintu naragenda naranda namushimira. Urumva ibyo bintu naragenda mushimira
rero kuba yaragiye akajya hariya agakora ibyo ngibyo, then riri akaza akamereza iyo 1M ngo nyanje kwivuza, sibyo? Ntabwo bihereza uburenganzira Jessica Izo ngajye kunuka ku myanya y'ibanga, njye kuyisebya, ngajye kunsebereza my past, kuba yaragiye agakora icyo gikorwa niba muhereza uburenganzira bwo kumenyera. anyubahe kuko yambaye umubiri, ejo na uwi uzabora izo ninyo agenda niwo n'umubiri, yigira ngo yambara icyuma, yigira ngo ni icyuma yambaye, uwo n'umubiri urahinduka, tujye twiratana Imana yonyine bro. Ako ntwarwaye tujye kuri ikibazo nakubajije. Ndimo ndavuga nanjye mu mwanya mvuge pe, nikura nababaye bodifa nababaye pe, ntago umuntu yagenda akavuga ngo igitsina cyanjye ngo cyajonze inyo, urumva ushago nishime. Oya no ibyo ni hohoterwa rishingiye ku myanya y'ibanga no kubitekereza. Kandi ibyo bintu navuze ko baritira birabintu turaganira please, ntago namutse kandi nasabye ko atakoreshwa hano. Nababaye njye nababaye, rega ndababara, sindi umuntu. Okay, twakomeje. Uri n'ijana sibyo? Ngiye ibyo ngibyo ari kuvuga ngo ngira ngo njye gusaba ngo imbabazi ngo Tijara njye nta kibazo mfite na Tijara, uwo Tijara wimuzana muri bino bintu mureke. Umubyeyi nta nikosa nigeze mukorera, urambabarire amahoro. Ibyo nakwereke ni sinagiye harambishyiraho clear, wikomeza kuntsindagiramo ibintu, urumva we Kasuku. Uwo ngo rero muri Canada rero ko nkubwire, wimugirire muhwe kurusha uko ngera azimugira nje ndi bene wabo, uranyumva neza? Uwo ni bene wacu mu maraso mindani bro. Uwo ni mushiki wa papa wanje. Urumva? Nago wajyana ngo kumva udufaranga guhereza ngo uze ngo unyitunire hejuru, urnye hejuru, icyo cyubahira cyane nanjye azabanza kime. Uranyumva neza? Uranyumva nanjye azabanza ajye kunsaba imbabazi by'amagambo yagiye akavugira kuri live akajya hari akanyandagaza. Uranyumva? Jackie, kuri Tijara byagenze gute? Don't pay me ndakwiyamye man. Nyine kuri Tijara byagenze gute? Ibiki kugira ngo tugeraho natwe ibyo uzi uko byagenze, ibyo ntago mbizi. Ibyo ndabyihakanye, ntago ibyo mbizi. Ntago ibyo mbizi. Famille buryoheze ndabyihakanye, ibyo ndabyihakanye. Ikindi we Kasuku, niba uteze ko Jackie nzagusaba imbabazi, bawitonze batanivugire. Niba uteze ko Jackie nzaza wo ngagusaba imbabazi, nakugenda mu kibuno ngagusaba imbabazi, nta mbabazi nagusaba kuko nta umuntu ufite, uri inyamaswa bro. Nta mbabazi nteze kuzagusaba, niba hari nizo nigeze ngusaba ndazigusabuye mu izina rya Yesu. Nta mbabazi ngusabye, nari tuzigira ngusaba, tuzabana mu biguruko mpaka. Jackie, gerageza kuba umunyakuri. Nakuvuje yego umunyakuri bro, nagari wongira ukuri we nakurugira. Nakuvuje cyose yewe ngira ukuri. Bari ibyo mvuga abantu bikuriramo ibyo bashaka bro. Nakuvuje cyose kangahe? Wowe wayivuje nyoko, ariko wayivuje nyoko. Oya wivuje nyoko mu munyakuri. Ngamva mwumve ryasebanya. Imyanya y'ibanga ariko ubundi imyanya y'ibanga yanjye kuba ikisebya. Kubera iki imyanya y'ibanga yanjye uyifata ukayisebya, uyishaka iki? Wibeshera namuteze nigeze ndwara muri buno buzima. Ndakwiyamye n'undi munsi wanjye gera we, ndakwiyamye ku myanya y'ibanga yanjye. Gasopu sindi wowe wicara kuri kamera ukabishwatagura hagati y'amaguru wanjye gera we, sindi wowe wanjye gera we. Imyanya y'ibanga yanjye uyubahe. Yamara ndaza umugore w'umugabo njyewe nabyara, sinzigera njyemera nkawe utagira n'umwana, utagira famille, ndakwiyamye ndi munsi. Bishyura bijya imyutinge. Ndakwiyamye n'undi munsi, ndakwiyamye ku myanya y'ibanga yanjye. Yubahe njyewe ndi igitsina gore, ejo nabyara, ejo nabona umugabo akantereta akanshyira amago wanjye gerawe. Imyanya y'ibanga yanjye ugomba kuyubaha. Uri indaya? Ndi indaya so, ariko ndi indaya so. So ubyivugira Jackie? Njye ndi indaya so, nago ndi indaya n'undi munsi njye sindi indaya. So ubyivugira so? Njye ndi Jackie w'i Rwanda, sindi indaya wanjye gerawe. Njye nago ndi indaya, sindi indaya. Indani yo kubishinjije kuri so, agatwara muri umuntu wawe umugabo. Gatwara so wanjye gerawe n'undi munsi. Njye nago ndi indaya nka nyoko, sindi indaya nka nyoko. Jackie, njye nago nabyawe nk'uko wabyawe wanjye gerawe n'undi munsi. Jackie bwiza abantu kubwimanuka. Akwiyamye. Jackie bwiza abantu kuri, sibyo? Wari urwaye koko? Nguki? Wari urwaye? Nguki? Uri kuvuga ibiki? Uri muranyumva? Wari urwaye? Ryari? Igihe nyine wabijya ngo Nyabingi zaragufasha. Nabeshyaga. Uranyumvira? Ngo narabeshyaga. Kasu, imbere y'Imana yo mu ijuru
narwaye gwara mu kwa 9 ndwara amezi 4 barandose wowe uzarwara imyaka 10 ariko umubiri kurye utabaza buri gutabara reka tugeze gutyo guhozaho gapfa nabi we reka tugeze gutyo Jackie muting mic yawe nagwaye umwanya uhagije reka twumvira Miracle Riri nakasuku y'imyuting ariko muting ku mic yawe ariko wowe n'igitangaza kabisa urakaza mutwe thank you Riri we Godfa wiriwe ibintu numvishije hano birandenze gusa n'ibisanzwe Jackie na Gasuku nk'abantu twavuganye turi batatu nanjye ndi umubyeyi mwambabariye ibintu mukabirangiza ndabingiye kwishe ko mana mwakumvisha umubyeyi wabafashije Jackie urabizi ko ndabizi Jackie nanyubaha Riri birenze no kukuhanda gukunda urabizi pe mbombo krati merci beaucoup ma chérie Gasuku nawe ndabizi yuko ari umwambabariye koko Riri ikintu gihari se Riri birashira Riri twavuganye turi batatu harimo urukundo ibi bintu bigejeje hano kubera iki Riri karame amajoro twaraye ibishoboka byo uretse yaramaze ayo majoro yarahise amajoro amajoro twararanye na Lisha nta kibazo umugore n'ingayi pe n'impamo ya kagaye ubuzima bwawe wagegera ndakwiyana ndababa amajoro Rira akagenda agafata ndakuyamye Jeskizo urukumva Godfa bakajya guhaha muri Simba muri Jeskizo ibyo bintu uri murahandagiza mu bwonko uri kumbaza icyundi muri make ushaka kugera kuki ndababaye muri make urashaka kugera kuki Gasuku wa mugome urashaka kugera kuki Riri ibyo uri kunsaba bisabe Jeskizo wumva icyo gusubiza namara kugusubiza nanjye ndakugira icyo ngusubiza je ntabwo ari ngombwa yuko dukomeza bino bintu twiyubahe nta kibazo gereka mite na muting nabo yari kumubyumva tujye mu makoini murebe Jackie mumukunde mumukandeho murebe je mumukunde mumukandeho nihereyeho ntihera agatima Jackie n'akandi gatima nka Jay ubundi twikomerera ufite benshi Jay yayoboye twaje mu makoini abahungu bagasuku nashaka kujya Gasuku muri Big wabivuye twagiye mu makoini twagiye mu makoini ntabwo ni bamutazi kwitegura mu makoini Godfa yo bisabira ikintu kimwe yego ni mu biganiro Riri nakoze amakosa ndakwibisha ntabwo nari nsabye imbabazi imbere y'abanyarwanda 1,200 yabirangije bino nakoze ndebe je mukandeho ariko se mwatse umuntu inkari je soza twumve nanjye ndi busoze mwintigana inkari nanjye nsabye imbabazi Rira Miracle nanjye ngifite ibyo mvuga turi mu makoini niyo bagize ifoto yego komeza ngaho rero Jeskizo naceceke ariko se bitege kandi Jackie ntushobotse nsabye imbabazi Rira Miracle namukoreho ubujura bushukana yego kuko ntabwo nari mbizi koko niba umuvandimwe wari umuvandimwe wanjye atararwaye yego nari nzi ko byazakomeza nawe uzabona wambaye umubiri nawe uzarwara ndinginze nkanda wo mwaba mwese sha ntabwo nzongera uri mwese mbere yo kugira wenda n'undi muntu wese nsaba ko twafasha nzajya gukora verification ihagije n'ibitotsi byawe nagutakarije rwose umbabarire ndagusabye mubyeyi yego afashe mana iyo bagira ngo nomutagatifu ngiyewe ikintu navuga Riri warantabaye warakoze uri igisambo Imana iguha umugisha sibyo uri igisambo n'abandi bose barantabaye nararwaye ndababazwa mbabazwa n'umubiri
ijambo nabwira Kasuku wambaye umubiri uzabona mu izina rya Yesu uwo mubiri ugomba kukurya byatuye n'akanwa kanjye. Asante sana Donald, twigire mu makorida tayari namaze gusema ndabibutsa ko Jack ayoboye Jay abahungu babiri bagushyira muri big screen ayobora mu biceri ko Godfather ko mbona ndi igiko Ndabibutsa ko ndi muri Banyara. Diane. ubu mbona ute ndabona neza cyane ko nimwongera bikagira ukuntu bigenda uri bwongera ugaturika ariko kugeza muri big screen. akabura ko ngenda gitukana Gitukana ariko namaze kwareka Bisikire ko niyo n'ubundi. Ntabwo agitukana wowe uzarinda upfa. ariko Jack wazamaye nka guswera bikavira murimo Wajya ku cyanyokose urinda ujya kahambirwa. umujura watumye niba umubyeyi akosha uko ndahamagarira isake Umujura ukurenze n'uwuhe? Umujura ukurenze n'uwuhe? waranyibishije Umujura ukurenze n'uwuhe? uzigora nambaye ubusa mwana murimo murandeba baramwega ifoto iriho umuntu mumureba nafoto bakizeho musa so twagiye rero ese Jackie guys twagiye ariko abantu aya makuru araza kuboneka Hagiye busha. Jackie abantu bafashe uruhande okay urubanza audience igiye kuruca ninde muntu watsinze ninde wari ufite ukuri twagiye bakariyo reka nganire na Maraya ho Jackie Maraya ni nyoko n'undi munsi je sindi Maraya wanjegerawe. Maraya ni nyoko wakuneye wa kigoryo. ese ko nagusabye kugitsina nkagusanga musarane wambaye Maraya ni nyoko wakuneye n'undi munsi uzongera kunyita Maraya wanjegerawe. ese ko nagusabye igitsina uzongera kunyita Maraya wa kigoryo uranyumva neza. Jackie Banga. Maraya ni nyoko wakuneye wa kigoryo uranyumva. N'undi munsi gasapu. Akonesa nawe ntago muzi kubaza umuntu avuye ngo namusaze mu musarane ngo yambaye ubusa urumva ese we ntabwo yabonye ko nanjye nazanye igitsina cyambaye ubusa akingana gute cyanjye Arakubaga. Jackie tubwira si ipoto. Icyo gice se ngo nakwiyamye Kasuku. Umwande wo mumure nanjye kwimba. Nigere nko muri wanike mugeze ku gihumbi. bigenda bikite kugira ngo abantu babonanye intuza ngo afite igice Yabonye ende si yongegera iyo mwa. kandi uvuze ko afite igice kandi uvuze ko ninjiye wambaye ubusa Waramujya kumuciraho imyenda. Mara basobanura Maraya ni nyoko wakuneye ntuzongere kunyita Maraya wa kigoryo. Ntuzongere kunyita Maraya n'undi munsi. okay twagiye ndabibutsa ko umuntu yoboye pano hano umuntu ufite amakuru ni kurusha abandi ni Jay nanjye ndi hariya hasi banyarwandakazi niba dufite abantu mutapinge screen muze ejo dufite space reka mbanze nshimire abavandimwe banjye bakiri aha ngaha bakiri benshi abafungura kamera batarajya mufungure kamera kubera ko tugiye kujya mu makoyi n'abantu benshi bagiye gutangira kugenda bamanuka ariko nagenda mbashyiramo utuntu tw'udukoryo kwa plan babwira bagume hano nagenda mbavangira sibyo Godfather Niyo mpamvu rwose ndi wese nabyemera. no kugenda tubavangira Diane, thank you. no wango Nesta urumva Ariko Godfather hari umuntu ashaka kuzamuka hano witwa Shazirandi mwakina ashaka kuvuga. arashaka kuvuga iki Akina ashaka kuvuga kabisa. Kandi yatse request yitwa Shazirandi. nkubwira ariko mfite muri request 42 abantu 42 barashaka Thank you. Mukomeze mukoze satani soni dore twikiranya hanga mu izina rya Yesu. Mukomeze mukoze satani soni. abahungu banje ndi mwe fire mushe mu izina rya Yesu. Asante sana Stella asante sana. everybody let's go chat Mugeze ku gihumbi kabisa. Mukomeze mukoze daimoni soni mu izina rya Yesu. abahungu banjye babonye barimo barankoresha muzinye Maraya Maraya ni nyoko wakuneye. okay tugiye kubigenza gutya Jackie umuntu uri muri big screen niwe wemerewe kuvuga sibyo Oya ibyo ngibyo ubyiwore byo kubyo gutonga umuntu niwe wemerewe kuvuga ijambo ni iryawe nagarukamo nawe uceceke twagiye Thank you. niko bimeze mu nkande ho mbabwira n'inkuru ya Maraya sha abiyemeza Maraya ni nyoko wakuneye. Jackie
Marari yo kwa kuneye. Jackie. Mara. Mara. Nshiramo hejuru ngo difa. Nshiramo hejuru. Bazamenye ko ndi kuri bakujyana. Guys, mushenze twumvise mu. ariko rero Mushiraje muri big screen mbereki. Nshire muri big screen bana. Mushiraje ke muri big screen jakagumemo. Mushiraje mubwira mbereki. Satani tugomba kumutwika gasha. Izina rya Yesu. Yo. mu biro bari kuvuga bajye baducishirizamo amatangazo y'abantu bari kuri Rwanda. Maraya bije ari kuri pano. Maraya ndetse reka nkubwire. Nzabi nakubabariye. Nzabi nakubabariye. Nje gucishirizamo amatangazo. Reka nkubwire. Nzabi nakubabariye. Nzabi nakubabariye. Oya nyago na yo Nzabi. Urimo uranyita wiki. Jakarabizi. Urimo yewe ndi kuvuga ngo urimo uranyita wiki. nje ndi kuvuga ntabwo mbyumvise ibiganiro byanyu kuva mwihari ibiganiro ducishirize ntabwo ni ryawe ni ukuvuga ngo umuntu bita Nsabi guhera uno munsi ndamubabariye. nta kintu ndi gukorana nawe. Ngiye kongera kumukunda bya nyabyo. Urayoboye. Ngiye kongera gukunda Nsabi bya nyabyo. Ndamubabariye ku byaha byose yankoreye. Nsaba nagenda ahubwo kugira ngo akwereke yuko uri ikigori. Nsaba aragiye afata kugira ngo akwereke yuko uri ikigori. Kuko Nsaba ashaka amahoro. Nsaba aravuze ati my shazla ni ibyawe. Asante sana asante. Muyange nta kibazo kabisa nge ntabwo ndi mwihangana ry'amakoyini. Ntabwo ndi mwihangana ry'amakoyini. Abavuze bamwangaho. Ufite screen avuge. N'abakunda babyiyorera. Maraya ni nyoko akuneye. Abahungu baje barari. Bamwita Kasanje. Ndakubwira ni Maraya wowe. Maraya ni nyoko akuneye bro. Maraya ni nyoko akuneye. Cyane mu bihindu. YB, thank you man. Ariko uri burangiza iyi ntambara nuri fata umuntu